nge sinsura ntawe njya kwereka umwana. Nigeze mbabwira ko hari ibikomere bikira n'ibidakira. Ibidakira umwuka wera araza akakwigisha kubana nabyo. Nge ubu nta mere ifite. Ubu wowe ujya uhamagara ngo ma nge nakuye aha ma ukaza ndabibwira nde. Kandi iyo naje hano mpita mbona imigisa. Ndimo nzana umuntu arampamagaye ngo nce hariya kwa Rwahama hari amakenkayora hari amarangi azasigwa. Ubwo rero urumva muyobozi nimara kwigisha uranyemerera mite ncaho nge kwitorera amarangi. Iyo naje hano hari ibintu by'ibirinye bita bifunguye. Mwibuka ko yakoraga mu rukiko rw'Abayuda, niyo mpamvu yari yarahawe inzandiko zarenganyaga bavuga Kristo. Ahangari naho mbasobanurire kugira ngo mubyumve. Hari abavuga ko Pawulo atigeze ashaka. Pawulo yari yarashatse afite n'umudamu, ziriya mpuguro yazikura he? Kugira ngo ukore mu rukiko rw'Abayuda byasabaga kuba wujuje ibintu bibiri. Ijambo rya mbere kuba wujuje imyaka 30. Ijambo rya kabiri kuba wubatse ufite urugo, nibwo wabaga wuzuye, nibwo wahabwaga akazi mu rukiko rw'Abayuda. Muri iyi minsi Imana yampaye mushiki wanjye, muvuga ngo kagira inkuru. Ubu mfite mushiki wanjye uba i Burayi, ariko nakanaga mfite mushiki wanjye uba i Burayi. Ndamushuhuje, ndabizi araza kunkurikira. Turasoma igitabo cyiswe Ibyakozwe n'Intumwa. Numvishe uyu munsi icyo ashaka ko twongera tukaganiraho. Igice cya 27 umurongo dusome nta kibazo duhereye ku murongo wa 42. Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 47 dusome duhereye ku murongo wa 42. Abafite birimeze nkanjye ni ku rupapuro rw'150 mu Isezerano Rishya. Reka dusome. Haranditse ngo abasirikare bashaka kwica imbohe kugira ngo hatagira uwo muri zo woga agacika, ariko umutware utwara umutwe ashatse gukiza Pawulo agwabiza imigambi yabo, ategeka yuko abazi koga ari bo babanza mu mazi kugira ngo abe ari bo babanza kugera ku nkombe, n'abandi nabo bamwe bagenda ku mbaho abandi ku bindi bivuye mu nkuge. Nuko muri ubwo buryo bagera ku nkombe bose barakira. Imana idufashe cyane, amen. Reka twongere tuvuge amazina yacu. Ni umuco mwiza w'abaganira ijambo ry'Imana kugira ngo babashe kumenyana. Nubwo hano tumaze kuba inshuti ariko ntacyo bitwaye, twabaye n'abavandimwe. Ariko nabonye hari abashyitsi barimo, mu bimenyetso bigaragaza ko itorero ryaguka n'abashyitsi nuko baboneka. Amen. Mujye musenga Imana ibahereye abashyitsi hano ku rusengero. Naho mu rugo urabizi yuko niyo Imana yabaguha wayibwira ngo bubaretse Mana, kuko ntaho ufite mbicaza. Ubundi hari icyifuzo mu rugo tudasengera. Icyifuzo cy'abashyitsi mu rugo ntawe ujya gisengera. Ubwo abo muri geto ugasaba, ubwo saje akarara wabigenza ute? Twumvikane. Aje akakubwira akarara wabigenza ute? Sanga umuntu kubunana agiye gusenga ngo Mana ngo abandi barabasura ngo njyewe ntibasura. Ubundi se bagusure ubaha iki cyangwa ubaraze? Ariko hari ibyo Imana ikora igihe cy'abashyitsi kikaba kirakingutse.
y'Imana iguhaye ibiryo baraza, ubishaka utabishaka. Abashyitsi nabo muri famiye we batangira kukubwira ati uzi kuri wo kwa Muyomba bana kera kose, kera kose. Ariko njye ntabwo ndabona, niba barabatemye bose bagashira simbizi. Urambwira ati ni wo muri famiye, njye nakuyeho kwa papa byahwaniyemo. Ariko Imana ishimwe ko ngize abana 4. Urumva hari ngize 4. Hari igini ryaramwawe ryari rizi ko kwaviye baturangije. None ngize 4. Abakomye amashyi buriya barabyumvisha. Nge sinsura ntawe njya kwereka umwana. Nigeze mbabwira ko hari ibikomere bikira n'ibidakira. Ibidakira Umwuka Wera araza akakwigisha kubana nabyo. Nge ubu nta meri ifite. Ubu wowe ujya uhamagara ngo ma nge nakuye aha ma ukaza ndabibwira nde. Ubwo rero wowe umufite ujye umugurira igitenge buri kwezi nuyabona umuteteshe, kuko twe twakuyeho twabuze abo dutetesha. Ariko ubu biziye iki? Mukunda ababyeyi banyu, sibyo? Mubiteho mwebwe mukibafite, ko twe twakuyeho dukenera abo twita ngo papa pa, kandi wowe ujya uhamagara ngo pa. Yewe bega kuntu byaba biryoshye, papa pa. Kandi ubu mwana wanjye ntazigera amenya nyirakuru, nta na sekuru. Mfite shangazi wa papa wasigaye, mwita mama, nkamwita nyogokuru, nkamwita shangazi mu buryo bwo kwivura ibikomere. Ariko niyo namwita mama ntago ari mama, ni shangazi. Ariko nanjye musura uko nshoboye. Arakuze, ari mu myaka 70, arwara sima n'umutima, ariko Imana iramurinda kugira ngo akomeze abone iterambere rya kisengeneza ke, kuko hari icyo Imana yavuganye nawe. Ariko haleluya, abo twabanye ubushize twaganiriye ku Mwuka Wera nka maneko. Maneko rero w'Umwuka Wera yari yaramwongoreye ko atazapfa atabonye abuzukuru. Kandi waracyabibyaro, ntabyo kwifubikanye, niwo mupira namubone niwo yambara. Kandi umuntu wasima muzi yuko uko ikirere gihinduka niko n'ubuzima buhinduka. Ariko bwahinduka nta n'ipoma afite mbese cyangwa yarashizemo umuti. Maneko araza akarinda amagara ye kugira ngo abone na kashami kazavuka ejo bundi kavutse. Rero dufite Umwuka Wera nka maneko. Imana ibahe umugisha mwinshi. Ababyeyi banyu mubakomereho, mureke kubatera ibikomere no kubakomeretsa. Byibuze ujye umuhamagara nka rimwe mu mezi 3 uri kumuhamagara, ko kumuhamagara buri cyumweru byarakunaniye, nongeyeho ukundi kwezi. Urumva hari icyo bitwaye. Ariko umuhamagare agusura i Kigali, yaragutetesheje agukoresha dede bigishoboka, akunombera ikijumba guhoreza amatara yaguha. None ubu akazi kabaye kenshi ntukimwibuka. Abantu bibagiwe mu rugo batajya kureba ababyeyi babo. Icyo akeneye si ukumwohereza kuri mobile money, akeneye no kukubona. Akeneye no kugira gute? Kukubona. Gerageza mu kazi kenshi ufite
ujye gusura mama wawe, kandi ni amahirwe kuri weho. Uzi ko nta mwana ukuri imbere y'umubyeyi we, nubwo nawe ugize abuzukuru, iyo ugeze imbere ya mama wawe ubona ashaka kugukurura amatama. Nawe unyumvire, ubu ngiye simufite uwankurura amatama, ariko haracyari ibyiringiro. Ikinezeza nuko nitugera mu ijuru tuzamenyana. Haleluya. Ijuru umunsi tuzarigeramo tuzamenyana. Nzareba bashiki banjye mbamenye. Mfite gashiki kanjye na karumuna kanjye bishe nabi, babateye amabuye, babishe nabi, interamwe zabishe nabi. Ntabwo bigeze bakubita ubuhiri mu mutwe ngo bahite bapfa. Nta nubwo bakubise ipanga ngo bahite bapfa. Baravuze ngo izi nzoka muzicisha amabuye, inzoka zicishwa amabuye kuko nizikura zizabarya. Barumuna banjye babarundaho ibirundo by'amabuye, babateye amabuye. Gashiki kanjye icyo gihe kari gafite imyaka 6, kapfuye kavuga ngo mutubabarire, ntago turi inzoka, nidukura ntago tuzabarya. Bashiramo umwuka. Ningera mu ijuru mparanira gukiranuka, mparanira gukorera iri juru kugira ngo nzarebe bashiki banjye, nzarebe na murumuna wanjye. Nibambona nabo bazanezerwa ko gara frere wabo yanesheje isi akaba atabarutse amahoro. Muhumure, nitugera mu ijuru tuzagira gute? Tuzamenya. Mu bintu binezeza nuko tuzahumurizanya. Ariko haleluya. Iki gitaramo uko turi muba musirimbana mwakizemo 7 wa mugani wanyu, nitugera mu ijuru tuzibutsanya bino bihe. Ariko haleluya, nitugera mu ijuru ibi bihe tuzabyibutsa. Ni naha yanzu abantu wa mujena ari he? Iyi timu yose ari hano nimwe muzasirimba. Nanjye uwo munsi nzataruka muri icyo gitaramo. Kuri sente niwo uzaba uriho. 7 ari 7 ariko kandi iyo naje hano mpita mbona imigisa. Ndimo nzana umuntu arampamagaye ngo nce hariya kwa Rwahama hari amakekero hari amarangi azasigwa. Ubwo rero urumva muyobozi ko arangaye, nimara kwigisha uranyemerera mite ncaho nge kwitorera amarangi. Iyo naje hano hari ibintu by'ibirinye bita bifungu. Mutunge ibiganza uriya mudamu mu bwenge Imana imumugisha. Numvisha ari umudamu sindamubona, yamamagara ambwira ngo amarangi uzasiga na yahe. Ndamubwira ati sinzi kuyasoma ariko barayanyandikiye muri Dovi. Arambwira ngo kanyereze kuri WhatsApp mpita nkamusunikira. Arangije ahita anyandikira ngo na yahe mabara uzasiga. Ndamubwira ati nundushya amabara sinzi kuyavuga, ariko nimba mari ndajya nkwereka ngo nayangaye ko sinzi kuyavuga. Arambwira ati rero mu bushobozi bwanjye nanjye ndaguhamo 1/2, ikindi 1/2 Imana iracinze rukibone. None mitamubwira ngo ukorera hehe, hari ibintu mbese nawe ubaza wihuse umenye ko amavuta y'umugabo namuraye hehe. None se ubwo hatinzamo kajya yeshe. Ahita ambwira ngo kwa Rwahamura hazi muri rinye ntayoberwa. Rero kuyo kwa Rwahamura umva sinayiyoberwa. Nanjye mvuye ibyaro vuba. Ahita ambwira ngo hari amakeka rinesha hari uze tubonane. Tumubwira ati nanjye ngiye kwigisha mu Giporoso ahantu hitwa Karuva. Ubwo rero niyo mpamvu muzasirimba uwo munsi. Abapene mube muretse abapene bazabyinka
ikinimba natwe dusirimbi tutaruke. Amen. Imana ibahe umugisha mwinshi. Mbanezerewe, umunezero wanjye ubu ndenze biba ari byinshi nakavuze muri ngiye muri aka kanya. Nshima Imana, ariko mureke tuganire ku ijambo ry'Imana. Imana igira neza, Imana ihindura amateka, Imana iratabara. Nta kindi kandi Imana ibikorera ni ukugira ngo nawe usubizwemo imbaraga. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo ibya Yesu ni hehe? Ni ku murongo. Uko mvaho nawe urimo uraza, nuzi uko avaho ubwo nawe urimo uraza. Kanaka uko yigiraho nawe uba wigira imbere. Ahubwo Data akomeza abikore kugira ngo twese twigire imbere. Kandi si ukwigira imbere tugwa, ahubwo turigira imbere tugana mu bwami bwo mu ijuru. Haleluya. Kuko iyo duhamagaye niyo kwizerwa, tuyifitiye icyizere izadushoboza turangize n'uru rugendo amahoro. Dukomere kandi dukomezanye mu by'uru rugendo mu izina rya Yesu. Amen. Dusomye inkuru z'uyu mugabo witwa Pawulo muri iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Ubundi ni igitabo gifite amateka y'abantu babiri cyangwa se inkuru zigeze kuri 3. Inkuru ya mbere ni izamuka ry'umwami wacu Yesu Kristo ajya mu ijuru. Ariko reka mbabwire mbere yuko nkomeza, bariya bigishwa baherekeje Yesu bahuye n'akaga. Reka mbabwire, barakubititse. Uzi ko imyaka 3 bamaranye ari mu murimo w'ivugabutumwa ategura ministeri ziwe. Bari bazi yuko misiyo yamuzanye ari ukuza gukuraho ingoma y'Abaroma akima, barangiza bakaba ibisonga byiwe, bakabibyegera bye, bakagabana za ministeri. Noneho ahubwo bashiduka, ariko haleluya haleluya, bashiduka yishwe. Nyuma yo kwicwa baheranwa n'agahinda. Nyuma yo guheranwa n'agahinda arazuka. Hanyuma yo kuzuka basubizwamo morali, baravuga ngo nubwo yari yarishwe ariko arazutse. Ngo abiyereka mu buryo bwose. Nusoma mu gice cya mbere cy'iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, abiyereka mu buryo bwose bw'ibimenyetso mu minsi 40. ngo baramuherekeza ariko batazi gahunda y'uwo munsi. Bari bazi ko hari ikindi kimenyetso agiye kubiyerekera ku musozi cyangwa kuberekera ku musozi, kuko hari n'ibyo yajyaga akora ari uko bazamutse umusozi. Erega n'ubu twaje hano tuba twazamutse umusozi w'amasengesho. Haleluya. Ngo bamuherekeje bageze ku musozi, mu mpinga y'umusozi, atangira kubaganiriza. Abaganiriza babwira ngo nuko bagabo bene data. Kandi ubwo ni kari kuva hasi gake gake. Nuko bagabo bene data barazamutse ageze nkano ku mabati. Arababwira ngo ibyiza nuko ngenda, ariko icyo mbasabye nuko musubira i Yerusalemu mukaba mu mwanya. Ngo ubwo niko ari kuzamuka yigendera arenga ku bicu. Ndagira ngo utekerereze aba bagabo ubuzima basigayemo. Ubwa mbere yarapfuye ku bw'amahirwe, babona arazutse, none arongeye abacitse bareba. Arababwira ngo uko mumbonye ngiye kandi niko nzagaruka. Mbese asoreza kuri aka kantu kavuga ngo nubwo ngiye iyarekeraho, nasoreze kukavuga ngo uko mumbonye ngiye niko nzagaruka. Bari kubivamo. Natwe ikitwicaje hasi ibirayi, ikitwicaza si ukwambara neza, ikitwicaza si ukurira indege n'amaviza. Ikitwicaje ahangaha ntabwo ari ukubaka amazu n'amayetaje. Ikitwicaje aha ni uko umunsi umwe tuzabana n'Imana. Ariko haleluya, ababyumvisha Imana ibaha umugisha. Ikitwicaje aha, kuko niba ari amazu, jya gucuruza wunguke, wibucyete, ubona amafaranga, ujya muri banki uguze, baguha amafaranga wubaka inzu. Ibyo by'inzu ni inyongera muri uru rugendo turimo tujya mu ijuru. Icyabera duharanira nuko isi tuzesiga tukabana n'Imana iteka.
tukabana n'Imana. Ariko haleluya, ndashaka kuvuga ngaruka kuri ijambo ry'umwuka wera. Iki gitabo ni cyo kigiye kugira amazina abiri, bongeraho n'irindi rya gatatu. Bari bagiye kucyitanga ibyakozwe na Pawulo, ko najya mbatangarize ko Pawulo ni ufitemo ibice byinshi. Bari bagiye kucyita ibyakozwe na Petero, Petero afitemo ibice byinshi. Ariko haleluya, haleluya, bari bagiye kucyita ibyakozwe n'umwuka wera. Ayo mazina yose uko ari atatu yagombaga kucyitwa, kandi mbabwira n'uwacyanditse ni umugabo witwa Luka, yandikiraga witwaga Tofili. Yacyanditse kubw'impamvu ebyiri. Ariko haleluya, haleluya, ariko ndanezera iki gitabo Luka cyandikira Tofili zari impamvu ebyiri. Impamvu ya mbere, abigishwa babanye na Yesu ntago bemeraga umugabo witwa Pawulo, kuko Pawulo ahamagarwa yahamagawe atumwa ku banyamahanga. Kandi izi ntumwa uko buzuye umwuka wera bari bazi yuko umwuka ari uwabo, ijuru ari iry'imiryango yabo 12 ya Isiraheli, abazemera guhinduka wa muswari nongenda wibagirwa, kandi bari bawufuze banawanitse n'ababwiye ko ndi buzana. Ariko Mana ushoboza ubutasi nzawibagira. Ni ukuri kw'Imana bawufuze barawanika. Ndangije ncaho ndiyize. Nerongeze hano hari abasore bari gusirimba, uko basirimba mpita nkwibuka mbona naho nawanitse. Bari bafite ni ukuri kose bawufuze, maze n'iminsi nkugendana mu modoka. Ati mufure ndajyaho ntongera kuwibagira. Uretse ko no kuntu bihanagura sindabimenya po. Amen. Haleluya, haleluya. Mani shimwe nibanyemeraga. Luka agiye kwandika rero, Luka naramukunze ngo yagendanaga na Pawulo. Bundi Luka ntabwo yari umwigishwa muri babandi 12. Luka yari yariganye na Pawulo. Imana ihamagaye Pawulo, areka akazi Pawulo yakoraga, areka iby'indonke. Mwibuka ko yakoraga mu rukiko rw'Abayuda. Niyo mpamvu yari yarahawe inzandiko zarenganyaga bavuga Kristo. Ahangari naho mbasobanurire kugira ngo mubyumve. Hari abavuga ko Pawulo atigeze ashaka. Pawulo yari yarashatse, afite n'umudamu. Ziriya mpuguro yazikura he? Kugira ngo ukore mu rukiko rw'Abayuda byasabaga kuba wujuje ibintu bibiri. Ijambo rya mbere kuba wujuje imyaka 30. Ijambo rya kabiri kuba wubatse ufite urugo, nibwo wabaga wuzuye, nibwo wahabwaga akazi mu rukiko rw'Abayuda. Yari afite umugore rero yashatse kubera ibiceri Imana. Ubu hari abakobwa bategereje abagabo kubera akantu. Yabona nta kantu ufite akagukuza. Adamu yigeze anyataka nanjye Mana. Tuvuye kwandikisha urukiko tugeze Gogos. Nari mfite envelope na Bibiliya, nge nagiye kwandikisha urukiko ndi kumwe n'urugo rwanjye rwose. Envelope yabaga irimo agapantaro n'ishati na Bibiliya yanjye. Ubundi nagendaga gutya ntari bugaruke. Kuri ya mwebwe mutarama mwageza saa 12 saa moya mukabona mwakererewe gutaha, ngewe numvaga ahubwo twafatiraga. Munize nabaga mwabasozaga njya hehese. Byabaga tugeze Gogos rero sheri wanjye, uriya mudamu tubana wanyemeye. Ahita nyitegereza, arabonye bangaruriye 5. Ahita mbaza ngo ariko ubundi sheri ugira konte? Mpita mvuga ati nababwiye ko sheri atangiye kuguhata ibibazo udafitiye igisubizo uvuga uhumba. Ndakubajije ngo ugira konte?
mpitamo yatishe rero uko mbona imbere yawe ubu ninjye n'umutungo wanjye wose cyutambonana ntukimbaze. Ahita ambwira ngo zana n'izo senkisi mitanzimuha abana nabwo ndaburara. Iyo mbimwibukije ahita ampa icyayi. Ahita ngisa tihanganisha. Rero Pawulo nawe ariko dushimira Imana kandi mumutunga ibiganza muvuge ngo Imana imuhe umugisha we. Muntu wanyemeye ndi saa kintu njye nari nejejwe mu mutima no mu mufuka no ku muryango, ahantu hose nari nejejwe. Ariko amen. Yesu ashimwe. Pawulo rero yari afite umudamu yari yarashatse ariko amushaka kubera umwanya. Icyambere yari afite mwiza wo gukora mu rukiko rwa Kiyuda, icya kabiri amukurikiyeho indonke n'ubuceri Pawulo yinjizaga. Maze gukizwa rero ka kazi karahagarara. Amaze gukizwa ya mafaranga yari akijijwe yacyetaga na za ruswa yakiraga ntibyari bikiboneka. Yari umunyamategeko ngo yarize Pentateuque, yarize ibitabo by'amategeko, yarigiye ku birenge bya Gamaliyeli ngo universite yari ikomeye, yari umunyacyubahiro madamu wa Pawulo. Ngo Pawulo yari umugabo mugufi ufite umutwe wa deforme umeze ukuntu wasaserika, ariko nubwo umutwe waba umeze ukuntu ikofi ibyimbye ibyo ntago babireba. Nushaka uburesha utya apfa kuba kuri konte hari ikiri. Amaze gukizwa byose biragenda. Aho niho Pawulo yavuze ngo hari ibyo nirataga, hari ibyo nabonaga nk'ibikomeye, hari ibyo niyemeranaga, hari ibyo nabonaga nk'iby'igiciro, ariko iyo mbirebye muri iki gihe mbona mbimeze nk'ibibambwe, nabyo byanyitegereza bikabona ameze nk'ubambwe. Mbona bimeze nk'amasi imbere yanjye kubwo kumenya ubutunzi butagira akagero bubonerwa muri Kristo Yesu. Madamu abonye rero ko byose Pawulo arekuye acaho, aramuyoba. Shimiye madamu utaransize mu gihe byari bikomeye kandi yari kunsiga akagenda. Yari kuba nka muka Pawulo agaca. Pawulo ziriya mpugura hugura urugo azi icyo ari cyo. Uru rukarero mu rugendo rwa Pawulo amaze gukizwa, Imana ibona yuko ibintu byose Pawulo agiye kubihomba. Iravuga ngo Pawulo we ntago nakureka ngo ugende kuko hari aho uzagera inzara ikakwica. Ntago nakureka ngo ugende, hari aho uzagera bakagusekura ugakomereka. Ntago nakureka ngo ugende wenyine kuko hari n'ikijisho nasekuye gihora kinindamo amashyira kivamo inyo. Ntago nakureka ngo ugende wenyine, reka nguheruka mugendane. Azajya agenda akora ibindi byo mu buzima busanzwe, ne wamamaza ubutumwa bwiza. Luka ingendo zose Pawulo yakoze yabaga ari kumwe na Luka. Bajya gutikura Pawulo, Luka akahita yitsimba ati niba gutikure ndaza kugupfuka mwana. Muri uru rugendo dukeneyemo ba Luka. Babyumvisha Imana ibaha umugisha. Muri uru rugendo dukeneyemo ba Luka bagendana natwe. Kandi Luka ntabwo umubwira icyo ukeneye, we aribwiriza. Ariko haleluya, ndanezerewe. Luka ntabwo akeneye kumubwira ngo nkeneye iki, we arareba akibwiriza akamenya icyo Pawulo akeneye. Muri iyi minsi Imana yampaye mushiki wanjye, muvuga ngo kagira inkuru. Ubu mfite mushiki wanjye uba i Burayi, ariko nakanaga
mfite mushiki wanjye uba i Burayi, ndamushuhuje ndabizi araza kunkurikira. Mwese ubwo urarakaye kutabaye mushiki wanjye sinkunze. Burya inshuro zose nazaga hano niyambariraga umukandara umeze nk'umushu. Kandi ubwo nabwo nari nzamutse mu ntera. Ubundi hari imikandara igura 1000 murayizi cyangwa 2 baguhenze. Ariko gogose kuko tuzo tuyirangurira ni 1000 cyangwa wisa. Ni umukandara uvunikira aho ufungira. Cyuka buri yasije kayitukura kongera ukambara ubundi. Ubwo nari nzamutse mu ntera 800 uyituhindurira gogose kayitukubita mu ndu kayitutarasa kajya kubuvuga. Nene Imana ihinduye rije jo bundi 2021 mba mpuye n'abamasayi mitanguru wa masayi nene wo muremure bugenda nawe uzamuka muhinira kukenyuma siki ajya kwivugira Yesu. Kubaha Uwiteka iyo bifatanyije no kugira umutima unyuzwe havamo inyungu. Yesu ubwo ne kujya kugura umukandara wa 15 ngo harimo ibiro 80 by'ibiraya abasore banjye nakuye ku mihanda bakarya. Ejo bundi nakwezi kurashira ndabwiriza niyambara ishati mushiki wanjye aritegereza arangije aranyandikira ngo watubwirije neza. Ndamusubiza ati amen, nanjye numva ndafashijwe. Wari wambaye neza ati amen, numva nangiye mu mwuka. Ati rike kibazo umukandara wagira ngo ni urutambi rw'itara. Ye baba we zikari kandi ubwo nenzi ko nene narabahaye. Neno nibwo nahise mwitegereza we koko mbona ni dadi. Neno kuvuga ngo amena biranana mitavuga ati yego. Ahita mbwira ngo genda anyoherereza ibiceri. Nureba nyine urabona wewe udakwiriye kuambara, ariko kuri njye ubu ndumva nambaye nk'imwe y'aba ministre. Angurira 2. Ngahe ubu mfite n'umukara niwe nambayira nibagiwe nambaye wa shokora mfite n'umukara. Wambwiye ngo nkunda gutanga ubuhamya ndabutanga n'ejo bundi nzaza ntanga ubundi. Ikizakubwira kuri kumwe n'Imana nuko buri munsi gukorera gashya. Muri uyu wa gatatu Imana igukorera gashya. Muri uyu wa gatatu Imana ibakorera iki? Nubona nta gashya uherutse ujye usirimbe cyane urebe ko yagukorera gashya. Kandi guheruka udakeneye kumubwira ibyo ukeneye, iguheruka ugira ihishurirwa. Amen. 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 Imana iguheruka. Ka utagira ngo yayiguze ntafite amakuru. Mana yabimbwiye 9 bari imyaka irimo nta kwezi kurashira nibwo mbonye imikandara 2 z'icyari. None we ukijijwe ejo bundi ngo byatinze gusohora. Twe twarakanuye turanahunyiza turongera turakanura turacyanategereje hari n'ibitaraza. Niyo mpamvu dutanga ubuhamya tuba twibutsa aho yabivuye. Kwa turi mu butayi turi gusenga 9 yeno n'umusore 2 nako turimo dusenga numva umuntu w'Imana
Imana atangiye gusenga, umwuka atangira gutanga ibyifuzo by'abantu bicaye muri iryo shyamba ari gusengera. Numva atangiye avuga ngo Mana umuhaye inkwano yaruhuka agatuza. Numva mubi inkwano sindimo, mubasengeye kuko nta none ari bwatangire kurambagiza. Mana umuhaye y'inzu, Mana muha amafaranga y'inzu. Numva mu bakeneye y'inzu sindimo, n'ubundi ndari ngangi ntawe ujya yinyishyuza. Numva aravuze ngo Mana umuhaye inkweto nawe yakwambara nk'abandi. Mpita nibuka ko izo nambaye zacitse munsi. Ndavuga ati Mana mbabarira uzima, aho ni njyewe. Uzi inkweto zacitse munsi kiba ari ikigeragezo. Neno hari ugiye usura abantu ugasanga ni ugukuramo inkweto harimo amatapi. Imana ishimwe, abakire benshi ntabwo bagishyiramo amatapi ahura n'inzu yose, basigaye bashyiramo amatapi angana n'ameza. Mwarebonye ko aribyo bigezweho, angana n'iki n'ameza. Ariya matapi yabaga ahuye n'inzu byari ikigeragezo. Noneho basura zaraturitse munsi rero. Hari systeme yo gukuranamo inkweto n'isogisi. Kuko n'ubundi inkweto amasogisi aba yaratabutse, amano ari hanze. Mbese ni ukwambara isogisi urireba hano ariko amano ari hanze mu nkweto. Niyo kibaza kuntu uri bukuramo inkweto amano agasigara inyuma y'isogisi, ugahitamo gukuranamo inkweto n'iki n'isogisi bikaviramo iki. Ikibazo rero haba mu mvura ugira ngo wateye amahina. Ndabeshye abantu bambaye inkweto zacitse munsi, ibyondo birazamuka bigafata ibice inzara, ukagira ngo wateye iki amahina. Mu ivumbi nabyo hagati y'amano mu gihe cy'izuba ubona ivumbi ryazamutse rigahura n'ubushyuhe bigatutubika. Gusura abantu bikabarekeye. Abantu bamaniranye inkweto n'amasogisi, mwihangane Yesu ari ku ngoma. Si mwebwe mwenyine byabayeho, nanjye byambayeho. Numva arasenze aravuze ngo Mana umuhaye inkweto byamubera. Ndavuga ati Mana nanjye ndazikeneye. Mana muha agapantaro yambare nk'abandi. Ku mutima ndavuga ati Mana ni njyewe ukeneye ipantaro muri abo bose muhe n'ishati nawe yambare. Mpita mubwira ati Mana ku mutima, ariko sinavugaga. Nyibonye najya nyitera ipasi najya nkambara ishati irimo umukunjo nkumva uko bimera. Numva aravuze ngo Mana n'umukandara. Mpita nibuka ko ari imigwegwe nahambirije. Mpita avuga ati n'imikandara ibiri itabuzeho Mana. Mpita nirwanaho. Mpita mvuga ati n'imikandara ibiri itabuzeho. 2 none ejo bundi nta kwezi kurashe. Kandi ntuzajya uburi imbere y'Imana. Karabaye none nimwongere kuyazana hano. Ubu byatuma bamaye isaha yo kwigisha mitamara amasaha 3 kugira ngo muyazane. Nimwongere kuyazana. Ariko ayo ndayajyana mwihanga. Nimwongere kuyazana. Mudatuma nica isaha kugira ngo muvuge ngo Imana imuhumugishe. Buri muntu agira uko yarezwe n'uko yahamagara. Ariko n'imikandara ibiri itagize gute. Rero Luka yagendanye na Pawulo, ariko misiyo ya Luka kwari ukugenda avura Pawulo inzira yose. Imana ikumpere Luka uzajya ukuvura muri uru rugendo, kandi atari ukukuvura mu ruhande rw'umubiri gusa, no mu buryo bw'umwuka. Igihe ucitse intege akagukomeza akavuga ngo iyabanye natwe turima, iyabanye natwe cyagihe, humura
Filipo we n'uyu munsi hari ikiri bukore. Mama Suza ibukiye abanye natwe cyagihe. Luka dukomeza mu buryo bw'umwuka, atuvura mu bugingo kandi no mu ruhande rw'umubiri nabwo akatuvura. Shyamba rya mbere, misiyo ya Luka yandika iki gitabo kwari ukugira ngo yemeze ba Petero, yemeze intumwa yuko Pawulo nawe yahamagawe n'Imana. Bibutse ko ibitangaza byanditse muri iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa Petero yakoze birangana neza n'ibyo Pawulo yakoze. Bishaka kuvuga iki? Luka yandika yaravuga ngo ndabizi ko Petero akunena kuko ubwiriza abanyamahanga, ariko Petero we harya ngo wavuye mu nzu y'imbohe ngo abitorero bari kugusengera ngo urangije usohoka mu nzu y'imbohe mu gitangaza. Pawulo wese ntibamufunganye na si bari mu nzu y'imbohe bakaririmba imiryango igakinguka. Ibitangaza byabo birangana kandi byose birasa. Harya Petero we ngo wazuye Tabita, Pawulo wese ntiyasima yigisha butuka agasinzira akikubita hasi agapfa nawe akamuzura. Ibitangaza byabo birangana. Harya Petero we ngo wagenze hejuru y'amazi, wese ko yagenze mukanarigita iyo Yesu atahaba niwe ari kurahama. Burya Pawulo ne bamutwaye mu nguge bagiye kumufunga, agiye gukomereza mu rukiko rw'ubujurire bw'i Roma. Bahuye n'umuhengeri, ngeze aho twasomye ngiye gusoza. Bageze mu nzira bahura n'umuhengeri ngo ingugira sekurira ameneka, ngo bagiye kugwa mu mazi, ngo abasirikare bagambirira kwica imbohe kugira ngo zidacika. Ariko Imana ikoresha umugaba mukuru w'abasirikare bari muri ubwo bwato, ngazana ibitekerezo bitatu. Ngaruka ari ukugira ngo agwabize, amwaze. Data agira abakoresha imigambi ya Satani mware. Umusirikare wari ushinzwe kubaza imbohe, kubazwa iby'imbohe, niwe wateguye uko bagomba gusohoka mu bwato. Petero we ngo harya uratambuka ngo igicucu cye kigakiza abarwayi. Pawulo nawe asengera imyenda bakayijyana bakayirambika ku barwayi bagakira. Yandika iki gitabo Luka yacyanditse kugira ngo yemeze Petero n'izindi ntumwa ko Pawulo nawe yagize gute, yahamagawe. Imana igira ibyo ikora kugira ngo n'abatemeraga bemere ko wahamagawe. Mugabo w'abasirikare bari mu bwato aravuga ati hoya mwibica. Ariko haleluya, ngo kandi Pawulo nawe ngo yari amaze kubabwira ngo rega muhumure, ari mu mapingu, abandi bafite intwaro, abandi ni abacuruzi, kuko n'ubwato bari bateze buri mu kazi. Hari harimo abacuruzi, hari harimo amaresitora, hari harimo utubari, hari harimo byose bafungiwe hasi yo mu bwato. Hari harimo abakerarugendo, hari harimo abanyemari. Abo bose bari mu bwato batangiye kwibaza, babonye ko bapfuye birangiye, ngo umwuka araza nk'amaneko yongorera Pawulo, aravuga ngo mutuze mwese, nta n'umwe uri bupfe, twese turakira. Batangira kuvuga ngo ni wa muyobe wakurikiye Kristo, murabona twakira gute? Abasika bati hubwo mwicizo mbohe birangira hatagira n'umwe uducika. Ngo Imana ikoresha umugaba w'ingabo uri muri ubwo bwato, aravuga ngo ngize igitekerezo. Jambo rya mbere, abazi koga mwirohe mu mazi. Hari icyo umukozi w'Imana yavuze, muhumure ntacyo muba. Ngo abazi koga birohamo, ngo barambuka bafata hakurya. Ijambo rya kabiri, abasigaye yemwe mwe mutazi koga, ariko nkurikira, abazi koga mwirohe mu mazi, mwoge mufate hakurya. Ariko hari n'abandi basigayemo batazi koga, namwe nimufate imbaho zamenetse kuri ubwo bwato,
namwe mwambuke mufate hakurya, ngo n'abandi bose basigaye ngo bambukira ku bindi bintu utambaza ibyo ari byo. Harimo ibijerekani, harimo abacuruza amapine, ubwo harimo n'ibipine, harimo n'ibidomoro, ubwo nabyo babyogeraho. ngo ariko bose Bibiliya yatubwiye ngo barambuka bose bagera hakurya amahoro. Ijambo nakuzaniye uyu munsi, nakuzaniye ijambo rivuga ngo Imana iracyafite ubundi buryo dusengera. Kandi uburyo bwanjye si bwo bwawe, uburyo bwawe si bwo bwa kanaka. Bazi koga ntibambuke, kandi harimo bose badutangayo. Twarize hamwe narabarushaga amanota, ariko baroga bakabona mbere yanjye. Byavuze murabyumvishe? Ariko nawe nubwo uburyo bujya bushira, uburyo bw'amafaranga ku buzima bujya burangira. Kuri konti ariho na famiye ifite ayandi, ariko ku buzima bw'amafaranga karangira ntagire icyo akora. Abaganga bakakubwira ngo byararangiye, bakohereza ibizamini byawe by'inyama zo mu nda bakase, cyangwa ibyo ku matako, cyangwa izo mu mutwe, bakazohereza mu Buhinde no mu Burusiya. Ntumbaza niba ari na Vietnam, ntumbaza aho babijyana, bakabasubiza ko kanseri yarenze, bakakubarira n'iminsi. Aho ku bantu biba byararangiye, n'ubutunzi bukarangira, ukajya ushonga madamu wawe akureba, umwana akakunanira, bikarangira akakubana ikoboyi, akakubana iji, agatuza kajya karega. Umwana ukumva arakubwiye ngo vie ku mugoroba tuze kuganira. Ibaza umwana akubwiye ngo ku mugoroba afite gahunda tuganire vie, wabigenza ute? None ari utangiye kujya guhamagara akaguha gahunda y'umugoroba ko mugomba kuganira. Abantu bakabona ko byarangiye, ko byashize, umugabo akajya gukubana ikoboyi. Dufite n'abadamu rero babaye abantu mbese ntabwo muzi ibibazo twakira muri biro. Umugabo araza muri biro akicara akahita, Papa Filipo bimeze gute? Papa Filipo komera, ihangane, Yesu arahari. Akimeze atyo, na nyuma y'iminota 15 ayo uri kuvuga yose yashize. Pastor ndananiwe. Ukagira ngo wenda bamutereje cyamunara, ukajye kumva ngo namurambagije nta na bodaboda. Iwabo ndabubakira muhigishalo, ubwite wegekaho umuryango ugashyiraho ridongore kamajwi yagabanyuka, bari ku muhanda batabumva. Dirore Pastor ndananiwe. Kate nanjye rampikofetu. Uburiryo umusomera muri Bibiliya, ubwo se uwo wamusomera ngo wahirwa uyihanganira ibimugerageza? Wamusomera se ngo kuko umwami Imana azatabara uwo mugabo? Wamusomera se ati humura haracyari ibyiringiro? Wamusomera se ngo naho igiti cyaba cyaratemwe kizongera gishibuke? Azakubwira ati Filipo watuyoboye yagiye abisengeye, Charisi watuyoboye ahangaha yaraduhamagaye twicara hano muri biro. Yohana wa mushumba wa undi wayoboraga paruwasi yatwicazanye n'imiryango, nta kitandananiwe. Kavuga ati Mana nagiye kera kubusa kabisa. Aho ngaho wananiwe, Imana iracyafite ubundi buryo. Tumbaza ubwo aribwo, ariko Imana iracyafite ubundi buryo. Kibazo ufite ntago nkizi. Mana yakuntumyeho ngo kubwira ngo iracyafite ubundi buryo. Urabona byarangiye, nta n'uwo wahamagara, warajuriye,
mu rukiko rukuru n'umuvunyi yarakubwiye ngo ntabwo ndi kubyumva neza, byararangiye, ariko Imana iracyafite ubundi. Bazi koga bagutanze, bandi bagutanze no kumbaho barambuka bagerayo. Ariko hari ibindi bintu byavuye mu bwato, ngo aba gatatu bambukira mu bintu bitandukanye. Nawe ikintu cyawe kirahari, ababyumvisha Imana ibaha umugisha. Ngo haza ibindi bintu bivuye mu bwato. Humuriza ukwegereye, umwijwi rutuje, umubwire ngo humura, ikintu cyawe cyo kwambukiraho kirahari. 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 Wakwambukiraho ugakora ubukwe nk'abandi, wakwambukiraho ukagira amahoro nk'abandi, ugatuza ukaba umudamu nk'abandi, byakunda. Ariko haleluya, kaba umwe yaduhaye ubuhamya n'umukristo wanjye, naramuyoboye kuri ADPR Kiruhura. Sengereza umudamu adakijijwe, umudamu arihangana, igihe kiragera arahukana. Kiwabo mu Mutara, geze mu Mutara, uwo mudamu arakizwa, yakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Ngo bakora amasengesho, basengera wa mugabo we n'umushumba. Imana irababwira ngo bahaguruke bashaka amajyepfo Ruhango. Bumve ko ari icyo cyerekezo gusa, ngo batere haleluya 3. Zira haleluya mutera ngo haleluya, abatabizi mujye mubareka, ujye uyitera unatitire, bicaho byagaciye. Imana kureba ibyo ukoze. Hari abashyira muri logique, mujye mureka bayishyiremo. Hari igihe wahabura igini rikaba rizazengeye, bigacaho byagaci. Bashakisha ngo amajyepfo. Ndebera umushumba uyoboye paruwasi imidugudu igeze kuri 18, amatorero 18 akubiye hamwe, iwacu tuyita paruwasi, ahagaze n'abamama ngo 3, umugabo n'inda, ngo batere haleluya, ngo umuntu ufite ibintu rwose nimwabumvishe ngarakize. Ntuze kumbaza niba utamumenye, s'abantu bagira ibintu hariya weho numva. Ngo bashakisha amajyepfo, ngo Ruhango, ngo bumva naho ngaho. Haleluya, haleluya, haleluya. Ati muyasoze mutaharakijijwe. Murumva ibyo bintu bifatika, ariko muri haleluya Imana iracyafite mu bundi buryo. Muri haleluya haracyari mu bundi buryo. Izo haleluya bamaze kuzitera, iryo joro ataha yasinze nk'uko bisanzwe. Ngageze mu rugo atangira gutekereza ku bana be, gatangira kubatekereza ngo ariko ubu ibyubahiro mfite ntari kumwe n'abana banjye, ibyubahiro mfite ntari kumwe na madamu wanjye, no haleluya zatangiye gukora. Imana ishimwe. Haleluya zirakora we, ngirira ukwegereye ngo zirakora. Ziriya haleluya zirakora, zirakora. Ko nyirasenge ava i Bugande, haza gusura umuryango nk'abana batashye. Hari mu Kiyovu, atereka njye kureba shangazi. Ahageze ngo ni umukecuru wakijijwe kera w'umuporoso. Aramubwira ngo mwana we, Imana ishimwe, tibakanaka na bakanaka barangije urugendo barwanira igihugu, ariko nshimye Imana kukiriho mu isengeneza wanjye. Ngafata Bibiliya, nawe urabona Bibiliya y'abakecuru ku nibikuze, ngarayimuhereza. Aramubwira ngo iso yampaye inka, ngarika inka so yampaye zose, musaza wanjye ari we so, ngo zose ziri muri iki gitabo, ngo icyubahiro cyose kiri muri iki gitabo.
ngo amafaranga yose ushaka uzaruhashaka, ngo yose ari muri iki gitabo. Ubwo haleluya zatangiye gukorera. Mwene nawe ngo uwo papa ahantu yicaye ngo akajya avuga ngo ariko ubu koko uyu mukecuru ndamucika gute, numva n'inyotije. Tangira kwishyirisha amusoni ngo ahita yitaba ngo bijyanye n'akazi. Ati murumva yuko mu by'akazi kabonetse ndagiye. Ngahaguruka agira ngo amucike. Mukecuru aramwati garuka, ngo agaruka kugira ngo atababaza nyirasenge. Ngamufata mu biganza ngo sezera. Ngakimufata atangira kumusengera. Ngo yakoresheje ibyo yize byose ngo yiyakuwe umukecuru, biramunanira. Umukecuru yamufashe, ngo ahubwo aramanuka arapfukama, ngashiduka yatangiye kurira. Ngo umukecuru arahaguruka mu ntege nke z'umubiri, ngamurambikaho ibiganza aramusengera, ava aho yakijijwe. Uwo munsi yakijijwe, umwuka wera nk'amaneko aramanuka ajya iwabo mu Mutara, hamwe umugore yahukaniye n'abana bari mu masengesho. Mu maneka ahita arabongorera ati kanaka araje aje gucyura umugore we kandi mumuhe nta bindi. Buracyangwa yatse imodoka arajya gucyura umugore we. Bari bafite amakuru avuye mu ijuru. Ubu babanye neza. Ni umukozi w'Imana, ni umuvugabutumwa, avuga ingendo za Pawulo. Ndaza kuguhuza nawe, azaza bubihera ubwo buhamya, we yabubaha mukabyumva kuruta uko mbuvuze. Imana iracyafite ubundi buryo. Hiya mugabo wawe nawe byashoboka, ubona byararangiye, Imana iracyafite ubundi buryo. Nigeze ninjira mu kibazo gikomeye, muvuga ngo kagira inkuru. Dore ko nzi kuyabara ariko meza akijijwe ajya mu ijuru. Mana twari turi gusangira, ambwira ngo ngiye kukwiyereka mwana wanjye, uzajya umvuga warambonye umpamye unzi. Ndavuga ati amena, igiye kumpa akazi n'ibifaranga, nzajye nyivuga nanjye mfite akazi keza n'ibifaranga. Sinamenya rero kunyereka ko Imana ibyo ari byo naho byari bikaze. Aho nari ntuye muri iyo karitsiye, ngiye kumva numva abantu baraje barakomanga, mbona ni abaturanyi bari kumwe n'akandi kana k'imyaka nk'irindwi. Karaza aransuhuza, ati bite ko mutugendereye nijoro? Ati nta kibazo, ati nuko twari tubasuye, twabaga muri iyo karitsiye turi abasore. Barongera ndanabaherekeza, nari maze gukizwa ndi mu muriro wo gusenga mu butayu cyangwa, ariko Imana nari maze iminsi imbwenga igiye kunyereka. Sindenze gato numva nanone aragarutse mbagejeje ruguru y'inzu, ngo wafatiye umwana ku ngufu. Ndavuga ati karabaye, ibi ni ibiki noneho? Abaturage barahagurutse ati wibeshyera murokore wacu. Tujya ku murenge tugiye kwishinganisha. Abatoye bati atazana kubeshyera, tugende ujye kwishinganisha. Tugeze ku murenge, n'ukuri kw'Imana ngiye kwisinganisha. Ngezeho bwari bwije ngo ntaho peje hari, barambwira ngo noneho burimo hariya mu gitondo turekurekure. Rero kujyamo ngo burimo hariya, abaturage bose umudugudu wose wamperekeje. Uzi burgiyemo hariya, bugiyemo hariya, iranyereka kabisa. Opeje araza mu gitondo, kori dosiye, parike, korido, kandi akana barakabazaga, uyu niwe Kadogo, niwe wakuguriraga bombo, niwe wakuguriraga biswi. Ibi byonyine gusa nta kindi. Uku ubundi baravuga ngo utaranigwa agaramye agira ngo ijuru riri hafi. Iki cyaha cya viole nta voka kigira, uburana n'itegeko. Nta nubwo uburana n'uwafashwe ku ngufu, hari amategeko amurengera. Mwana kwa muganga, dose nanjye parike diregite, parike niwe mu bushinjacyaha harya mu rukiko. Ndavuga ati kandi ibitirika yaya ikigerageza Imana ishaka kwigaragarizamo, ibitirika nta nubwo inarara. Akazi cyo gihe gakorwa neza.
nanga abatanga buhamya bandenganura bamperekeje ku murenge bahagera, si ukuzuza dosiye se hari ikindi, uzuza ibyo bavuga babyandika, nanjye nisobanura bandika, ariko parike biba bigezeyo mu rukiko. Ye baba we, hari iminsi bita 30 rero muyikinisha mutayizi, muyikinisha mutayizi. Ku munsi wo kujya gusomerwa 30 jours, kandi umushinjacyaha aragushinja ukajya ureba ko hari aho umuzi, ukavuga ati uyu muntu twigeze duturana, se twaba tuziranye, njye nozaga imodoka ese naba naramwogerezaga imodoka hakaba harabuzemo urufunguzo rw'ipine, ajya ndeba ko ari umushinjacyaha aragushinja ukati nejo bundi, ukibaza ejo bundi yansigiye imodoka riburamo furashe, byagenze gute? Ariko Imana iracyafite ubundi buryo. Bari abantu bafunzwe muri mabusa, barimo abantu baza amategeko, mwicara bakiga urubanza, barara biga imanza, babasobanura uko bazaburana badafite abavoka. Nge nageraga kuri uwo munyamategeko twari dufunganye, ati numvisha bakwita murokore, agashyare muvuga ngo kagira inkuru, ninjiranye Bibiliya muri gereza, muri sitasiyo ya polisi, ninjirana ninjiranye Bibiliya mba nkubitanye na konsi, ahita kubaza ngo barakubeshyera kuziriki. Umuntu wese winjiye, simbifurije kugerayo, ariko umuntu winjiyeyo bamwakirije ijambo rivuga ngo barakubeshyera ko wakoze iki. Ndavuga ati barambeshyera ko nafashe umwana ku ngufu, abandi ngo ni bya birokore na Bibiliya byabo bandi, bahita banyita izina Murokore Viole. Neno babagemuye ibiryo saa 6, bari bakigemura, ubwo konsi ahita afata umuntu umwe basohokana bakajya kuzana ibiryo bya mabuso bagemuye, akajya avuga ati Murokore Viole, nguna tujye kuzana ibiryo mwana byaje. Ibeshye wange kuryitabase, mu kigeragezo nta wisobanura, cyakoza mu gihe cyashyizweho cyo kiraza kikagusobanura ukaba umwere. None agera imbere y'uwo munyamategeko rero, yarangiza namubwira, akahita ambwira ngo ati rega weho ni 25 cyangwa burundu, atamahirwe nuko impapuro zo kwa muganga zaza zigaragaza ko umwana atagize gute, atafashwe. Ati koko mana, uko ni kunyiyeretse koko, ticyakoza uzitware neza, ndabona nibwo bwa mbere ugiye kujya mu rukiko, uzajya uvuga baguhaye umwanya, uramenye nta uvugira mu mushinjacyaha. Ibi ngibi uroko bukurya ukiriza, byo kwiriza nta utera imbabazi. Aho mfukamye ku mugoroba, buri mugoroba narasenga nkavuga mana, ntago nzavuga batampaye umwanya, ariko bazampindurira umwere, nzatera haleluya 3 fungwe nzira ko nateye haleluya mu rukiko. Ariko bicaho byagaciro. Urubanza bararusoma rero, muri uko kurusoma nari nagiye ntwaye igitabo cy'indirimbo, kuko umutima warateraga ukawubona mu ishati. Mpagaze gutya imbere y'abacamanza, urubanza rero nshuti Theogene aregwamo n'ubushinjacyaha, Karere ka Nyarugenge ko yafashe kana kamwene runaka w'imyaka 6, dushingiye ku iperereza ryakozwe na sitasiyo ya polisi y'i Nyamirambo, dusanze niyo nshuti Theogene arenga. Ibaze uko byakiriye, wibaze nge wari uhagaze aho ngaho. Nateye haleluya ivanze n'inzara, ivanze n'ibyishimo, ivanze n'umubabaro. Haleluya, haleluya, haleluya. Perezida w'urukiko ngo urongera kuvuga tutaguhaye umwanya, hari itegeko riguhana. Mpita nceceka, ndavuga ati kizima nuko nishimye. Haleluya. Babarira umbwira abantu nka 3 ngo Imana iracyafite ubundi buryo. Tubwire data adushyirireho uburyo bwacu mu izina rya Yesu. Amen.